Abantu benshi hano hanze babayeho ubuzima batishimiye. Nawe unteze amatwi muri aka kanya ushobora kuba uri umwe muri abo ngabo. Ariko se ibi bizaguma gutya? Oya. Ubundi ukunda gusanga abantu benshi hano hanze bategereje igihe, ikimenyetso, cyangwa se umuntu uzaza akinjira mu buzima bwabo agakemura ibyo bibazo byose abona bituma abaho ubuzima atishimiye. Ariko hano hari ukuri ngiye kukubwiza. Nta muntu n'umwe uzigera uza mu buzima bwawe ngo gutabare. Wowe uneze amatwi ndagusaba kutagira ubwoba, kuko kuba nta muntu n'umwe uzaza kugutabara muri ubwo buzima bubi utishimiye urimo ari byo byonyine bigiye kukugira umunyembaraga, bikanagusigira ukwishyira ukizana. Mu ijambo rimwe ugiye kubohoka. Wowe uteze amatwi iki kiganiro ngo uhaye ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikintu cya mbere nifuza kucikaho, cika kuri uwo muco wo gutegereza. Tangira ukore. Nurekera kwizera ko hari umuntu uzaza kugutabara mu bibazo urimo cyangwa mu bukene urimo, nibwo uzamenya neza cyangwa ubone neza imbaraga wari ufite igihe cyose wari utsikamiwe. Ndakubwiza ukuri ko ibibazo byawe byose ntabwo uzigera ubikemura mu ijoro rimwe, ariko nutangira ukemura ikibazo cyawe kimwe kimwe, ibi ngibi nibyo bizaguhesha imbaraga zo kubisoza byose. Nshuti yanjye, nakwibutsaga ko uko uhura n'ibibazo ukabiha umwanya wo gutuza ari wowe uri gutuma bikura, kuko uko ubiha umwanya wo gutuza niko bibona yuko ntacyo bigutwaye, bigakomeza kuzana ibindi bibazo kurushaho. Nakumenyeshaga yuko guha umwanya ibintu ubona ari bimeze nk'imbogamizi mu buzima bwawe bikahaguma ari byo bituma ubona ubuzima bwawe bugenda buba bubi kurushaho. Ubundi abazi ibintu by'indwara, iyo urwaye ntufate imiti, ya ndwara yawe iragushegesha, ubundi ikemerera izindi ndwara kwinjira mu buzima bwawe. Rero uku nguku niko n'ibibazo bimeze. Ibibazo niyo ndwara ya mbere ikiremwa muntu gihora gihanganye nacyo kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Ntuzareke ikibazo na kimwe kiri mu buzima bwawe ngo ugihe umwanya, ugihe intebe cyicare utagikemuye. Ibi ngibi byo bibike mu bwonko, ubigira isezerano wihaye. Ni ukuri ibi bintu bigira isezerano, nubona utabikoze uzamenye ko wigambaniye. Ubundi bro, nyumva, ntabwo ukeneye umucunguzi, ahubwo ikintu ukeneye ni ubwenge ndetse no kwiha amasezerano. Ukeneye wa mwanya wo gutuza, hahandi uzibwira ati okay, noneho ubu ngubu ndifite, sindi bwemere kwibona nseba. Iki gihe nukigeramo nicyo gihe ubuzima bwawe buzahinduka, bukarekera kuba ubuzima bw'igihunga, ahubwo ugatangira kugenda usatira ubuzima bushize impumu. Nyumva, utazajya ubona abantu babayeho ubuzima burimo amahoro ngo ugire ngo ni ibintu bahawe, niko babisanze. Oya, burya ubuzima burimo amahoro, burimo ibyishimo urabuharanira. Ubuzima burimo umunezero ni ubuzima umuntu aba asabwa igiciro runaka yishyura. Maybe ushobora kubona agafuka k'umuceri bisaba amafaranga. Maybe ushobora kuba wakwambara neza bisaba amafaranga. Ariko brother, nakumenyeshaga ko muri iyi si hari ibindi bintu bifite agaciro, bitari ngombwa ko ayo mafaranga yawe abigura, ahubwo bisaba uba ufite ubuzima buzima mu mutwe. Umva, njyewe nshobora kuba nshaka guhindura ubuzima bwawe nkoresheje amagambo, ariko guhindura ubuzima bwawe biraturuka ku bikorwa byawe ndetse no kuntu uraba wabyemeye. Fata umwanya ubuzima bwawe unyumve, kandi fata umwanya ubuzima bwawe ubuha amasezerano. Ifate wowe ubwawe wiha amasezerano, ubundi ujye utangira ubuzima bwawe buri gitondo ukurikiza ya masezerano wihaye. Utangire witabe ibikenewe, utangire ukore ibikenewe, wige guhakana ibintu byose bigusubiza inyuma, wige kwakira ibintu byose bikuzanira impinduka ku buzima bwawe. Hazabaho iminsi aho uzajya ubona nta kintu na kimwe kiri guhinduka kuri za nzozi zawe, ariko nakubwiza ukuri ko mu gihe cyose wahisemo gukora aho kugira ngo ubyihorere, hazaba hari impinduka ntoya izajya biri guhinduka ku nkuru yawe, nubwo nta muntu n'umwe uzaba ubiyibona. Nawe ubwawe ushobora kutabibonesha amaso, ariko byo
impinduka ntabwo zabura ku muntu wagize ikintu akora. Nta na rimwe gukora kwawe byazigera bisa nk'iby'umuntu utagize icyo akora. Ikindi kandi ntuzigere wishidikanyaho ngo ibyo urimo cyangwa akazi urimo cyangwa uko uri kugerageza guhindura ubuzima bwawe nturi kubikora neza biri perfect nk'uko bigomba gukorwa. Oya pe, ntuzigere wishidikanyaho, kuko ibintu byose uzaba uri gukora ku buzima bwawe ntabwo azaba ari projet ziteretse ku ruhande zitunganyije uzajya uza ukicaramo. Rero kuva ari ibintu uzajya usabwa gukoraho buri munsi pe, ntabwo bigomba kuba ari ibintu bya nta makemwa. Ntuzaterwe ubwoba nuko ibintu utari kubikora neza, ahubwo uzaharanire kugerageza kubikora buri munsi. Ibyo ngibyo nibyo bizaguhereza imbaraga zo kubasha no kubikora neza kandi uko bigombwa. Rekera kureba abandi, ubu ngubu ni ubuzima bwawe. Nta n'undi muntu uzigera ubaho ubuzima bwawe. Iyi ni nayo mpamvu nta muntu uzigera uza kubugutabaramo. Nshuti yanjye, niba uba bumeze neza abantu muzabugendanamo. Nuba uri gukora ibikorwa byiza abantu bazabugushyigikiramo. Ndetse nuba uri no gukora ibikorwa bituma abantu bagukunda, nta kabuza bazagukunda. Ariko nibizajya bigera mu bikomeye, nshuti yanjye, uzajya wisanga uri wenyine. Ahangaha niho uhita ubonera neza ko ubuzima bwawe ari ubwawe koko. Ni nayo mpamvu bizahora ari inshingano zawe kubutabara, kabone n'ubwo waba utari tayari. Nimba wateze amatwi iki kiganiro kuva gitangiye ukaba ugejeje amagingo ukicyumva, ni ikimenyetso cy'uko ukeneye impinduka mu buzima bwawe. Reka dufate uyu mwanya, ibyo wumvishe byose ntibigupfire ubusa. Reka uyu mwanya uba umwanya w'impinduka ku buzima bwawe. Fata umwanya wibwire ko nta gutegereza, nta mwanya wo gutegereza ugifite. Ibwire yuko nta muntu uzaza guhindura ubuzima bwawe. Fata uyu mwanya ubyibwire, utangire ufate umwanya uhumeke, wumve yuko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, kandi ibyo ngibyo bihagije kugira ngo utangire kubushakira impinduka. Wakoze kuba wabanye nanjye mu kiganiro Isi y'Abagabo. Reba hasi nimba wakoze subscribe, utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bitera imbaraga. Ciao ciao.